tugira ngo mumutubarize turagira ngo tumenye ni igiki muri uno murenge dukenesha gusa tubungeho umutima warahagazeho nimvishe ngo Jado ngaraje ngageza hano muri wompo umutima uhita ukubita ukandya nkavuga ati none ndabigenza gute bitewe n'ukuntu yansajije hano mu yaransajije ku buryo bwose none icyo gusaba rwose ni mumwimurira ahandi hantu ntamwe nibura duhumeka yewe nubwo twahumeka umwaka. Aba baturage baravuga ko babazwa cyane nuko buzuza ibisabwa ariko uyu mukozi akanga akabafungira kugira ngo babanze bamuhe ruswa. Hari umuturage wari ufite resitora uyemerera neza ko yamusabye ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amufungurire, gusa ngo yakomeje kumwaka ruswa urayimwima birangira bashwanye. Ubucuruzi bwe bwahise buhagarara kugeza ubu yahawe igihe cy'iminsi 15 kugira ngo abavuye muri uyu murenge atuyemo. Arambwira ati nta mafaranga 100 ntuhareze hashize iminsi hagambira shaka indi ruswa ndamubwira nti nta bakiriya nkibona nk'abana kera nta mafaranga nabona arambwira ngo tuzahangana nawe yamaze kunkingira ndavuga se ko natetse biragenda bite ati tuzi dufite singushaka no mu murenge wanjye. Niba Musa Jean Dodier umukozi ushinzwe isuku muri uyu murenge wa Nduba ari nawe ushyirwa mu majwi yo kujujubya abaturage abaka ruswa yahakanye arirenga imbere ya mikoro za flash avuga ko bamubeshyira bakaba bashaka no kumuharabika. Ubwo rero kuvuga ngo mbiyenzaho kandi mfite itsinda tuzana mu gukora akazi